Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa. Twana twanjye ndabandikiye kuko mubabarirwa ibyaha byanyu mubikesheje izina rya Yezu. Namwe babyeyi ndabandikiye kuko mwamenye uriho kuva mu ntangiriro. Rubyiruko namwe ndabandikiye kuko mwatsinze Sekibi. Narabandikiye rero bana banjye kuko mwamenye Imana Data. Narabandikiye babyeyi kuko mwamenye uriho kuva mu ntangiriro. Narabandikiye rubyiruko kuko muri abanyembaraga n'ijambo ry'Imana rikaba ribatuyemo kandi mwatsinze Sekibi. Ntimugakunde isi n'ibyo ku isi. Niba umuntu akunze isi, urukundo rw'Imana Data ntirumubamo. Kuko ibiri ku isi byose, nk'irari ry'umubiri n'irari ry'amaso n'umwirato w'ubukungu, bidakomoka ku Mana, ahubwo bikomoka ku isi. Koko isi irayoyoka hamwe n'irari ryayo, naho ukora ugushaka kw'Imana abaho ubuziraherezo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe. Nimwegurire Uhoraho mu miryango y'amahanga, nimwegurire Uhoraho ikuzo ry'ububasha, nimwegurire Uhoraho ikuzo ry'izina rye. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe. Nimuzane ituro mwinjire mu ngombe ze, nimunamire Uhoraho mwisesuyeho ubutagatifu, nimuhinde umushyitsi bantu b'isi yose. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Igihe ababyeyi ba Yezu baje kumutura Imana mu ngoro, hari n'umuhanuzikazi Ana, umukobwa wa Fanuweli w'umuryango wa Zeri. Yarageze mu zabukuru, nyuma y'ubusugi bwe yamaranye n'umugabo we imyaka 7, hanyuma aba umupfakazi kugeza mu kigero cy'imyaka 84. Ntiyavaga mu ngoro, agakorera Imana umunsi n'ijoro, asiba kurya kandi asenga. Nuko uwo mwanya nawe arahagoboka, atangira gusingiza Imana no gutekereza iby'uwo mwana bari bategereje gukira kwa Yeruzalemu. Bamaze gutunganya ibyategetswe na Nyagasani, basubira mu Galileya mu mujyi wabo wa Nazareti. Nuko umwana arakura, arakomera, abyirukana ubwenge, yuzuye ubwitonzi, afite n'ubutoni ku Mana. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. uragasingizwa Kristo. Simwari muzi ko muri Noheri buri wese aronka ingabire yihariye. Burya Yezu Kristo waje atugana yazaniye buri wese ingabire yihariye, ingabire ijyanye n'icyiciro cye cy'ubuzima, cy'imibereho, cy'imyaka. Nimba mwabyumvise, amasomo matagatifu y'uyu munsi yewe yakomoje ku byiciro binyuranye by'ubuzima tubamo: abana, urubyiruko, abakuru, abasaza, abakecuru, abapfakazi. Mbese aya masomo buri wese yakwiyumvamo. Duhere ku Ivanjiri, yewe tunahere ku murongo wa nyuma. Nuko umwana arakura. Ingabire Nyagasani atuzanira twese nk'abana b'Imana, azanira abana by'umwihariko niyo gukura. kudakura si ingabire y'Imana.
ku mwana ni byiza, ariko gukura ni byiza kurushaho. Gukura muri iki gihe cya Noheli cyangwa se muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, tuzasaba ingabire yo gukura. Ngo umwana arakura, arakomera, abyirukana ubwenge, yuzuye ubwitonzi, afite n'ubutoni ku Mana. Gukura si ugukura mu gihagararo gusa, si ugukura mu myaka gusa, ahubwo ngo ni no gukomera, ni ukugira ubwenge, ni ukugira ubwitonzi, no kugira ubutoni ku Mana. Ibyo byose byatuma twunguka ubumenyi mu by'Imana, mu by'imibereho, ariko cyane cyane ibyatuma dukomeza kuba abatoni ku Mana. Ngibyo ibyo Nyagasani atuzaniye, ngibyo ibyo Nyagasani yifuriza abakiri bato, yifuriza abana. Kugira ngo ninjire mu mugambi wa Yezu Kristo, mu neza ye, mu rukundo rwe, nanjye nk'umubyeyi, nanjye nk'umuntu mukuru, mpamagarirwa gufasha wa mwana wanjye gukura. Tari gukura ku mubiri gusa bitewe n'ingano y'ibyo yariye, ngo akure no mu bwenge, anakomere mu by'Imana, anakomere mu rukundo, anakomere mu bigeragezo ahura nabyo, ariko kandi ngo anuzure ubwitonzi, kandi anabe n'umutoni ku Mana. Isomo rya kabiri ni ukuvuga nako mu isomo rya mbere mu ibaruwa ya mbere ya Yohani, twabonye nanone ikindi cyiciro cy'urubyiruko. Ko turagira ngo tugende uko abantu bagenda bakura nyine. Rubyiruko, namwe ndabandikiye kuko mwatsinze Sekibi. Ingabire Yezu Kristo waje atugana, atuzaniye twese, ariko azaniye urubyiruko by'umwihariko, ngo niyo gutsinda Sekibi. Noneho hari ikindi kintu rero Yohani yanditse ku rubyiruko gisa nkaho gitandukanye n'ibyanditse ku bandi. Rubyiruko, namwe ndabandikiye kuko mwatsinze Sekibi. Narabandikiye rero bana banjye kuko mwamenye Imana Data. Biratangaje, n'ingabire yo kumenya Imana. Mujene udukurikiye, mujene urahangaha, ngicyo icyahamagarirwa gutsinda Sekibi. Kandi ngo gutsinda Sekibi bishobokera wamenye Imana. Ntabwo ari byo abajene gusa, nibyo abakristo twese. Burya ngo twese tugenda tubyiruka muri Nyagasani. Niyo waba ufite imyaka 80, niyo waba ufite 75, imyaka waba ufite yose, kubera kugenda ukura nyine, utera agatambwe, ujijuka, usobanukirwa kurushaho, umuntu yabyita nabyo kugenda ubyiruka. Rubyiruko rero narabandikiye kuko mwatsinze Sekibi. Gutsinda Sekibi. Narabandikiye rero bana banjye kuko mwamenye Imana. Gutsinda Sekibi no kumenya Imana, ngizo ingabire Nyagasani aha buri mujene muri iki gihe cya Noheli, ariko ni n'ingabire Nyagasani aha buri mukristo wese ubyiruka muri roho, ugenda ukura muri roho, ariko ni nacyo tugwiye gusabirana no guharanira. Ikindi cyiciro cyahawe ingabire yihariye, cyangwa se gihabwa ingabire yihariye muri iki gihe cya Noheli, ngo ni ababyeyi, ngo ni abamaze gukura. Rero namwe babyeyi, ndabandikiye kuko mwamenye Imana, mwamenye uriho kuva mu ntangiriro. Bijya gusa n'iby'urubyiruko, kumenya uriho. Ese nk'umubyeyi namenye uriho ninde? Yezu Kristo. Evanjiri yo hano umutwe wa mbere itubwira iki? Nuko Jambo yigira umuntu abana natwe. Ngo Jambo yahozeho, kandi Jambo yabanaga n'Imana. Ububyeyi nyabwo, umubyeyi nyawe, umubyeyi uri mu murongo w'Imana ishaka, ngo numenya Yezu Kristo. Kumenya Yezu Kristo rero binatuma abasha kumumenyesha abamukomokaho. Ese nk'umubyeyi mparanira kumenya Yezu, mparanira kumenya icyo Yezu akunda, icyo ashaka. Hanyuma rero ubwo ababyeyi
harimo abagabo, harimo abagore, harimo abafite abana babiri, harimo abafite abana batatu, harimo utaragira umwana n'umwe ariko akuze yarubatse, harimo abafite abuzukuru, harimo abafite abuzukuruza. Ingabire Nyagasani abazaniye yifuza kumwakirana ibyishimo, ngo niyo kugira gute? Kumumenya. Twamumenya dute se niba tudafata akanya ko kumutega amatwi? Ntabwo twamumenya. Twamumenya dute se nimba tudafata akanya ko kuzirikana ibyanditswe bitagatifu? Byatugora. Ariko kandi nimba tubikora birashoboka twamumenya. Twamumenya dutega amatwi inyigisho za Kiliziya. Twamumenya duhana ubuhamya dusangira ibyiza Nyagasani yadukoreye. Twamumenyera muri ya matsinda mato mato tubamo, mu barejiyo, mu banyamutima, mu nkoramutima, mu banyampuwe, mu bamariyare n'ahandi, mu bakarismatike, bose twamumenyera. Twamumenyera muri ba bana yaduhaye. Kubona umwana wanjye akura ntekereze ko atari uko nareze neza kurusha abandi, ahubwo nzirikana wamfashije kumugeza aho ngaho, kumenya Imana. None rero bigatuma nyimenyesha n'abandi. Hari ikindi cyiciro ijambo ry'Imana ryakomojeho uyu munsi, ngo cy'abageze mu zabukuru ndetse n'abapfakazi. Iki cyiciro cyahagarariwe n'umuntu witwa nde? Mwateze amatwi Evanjili ku mutwe wa 2 murongo wa 36 kugera ku wa 40. Hari umuntu wavuzwe. Noneho mu gihe ibindi byiciro byose usibye ibindi byiciro byose ntabwo amazina yabanye yigeze avugwa, ntabwo amazina yavuzwe. Ariko iki cyiciro cy'abageze mu zabukuru ndetse n'abapfakazi ubahagarariye mu masomo atagatifu uyu munsi yavuzwe. Mwateze amatwi? Ninde bavandi? Ana. Murakoze cyane. Ana yewe banavuze se ngo ni mwene Fanuweli wo mu muryango wa Azeri. Iyo umuntu amaze gukura rero yageze mu zabukuru, ngiye kuvuga ngo ntabwo abakivugwa muri rusange. Wo mu muryango wa Azeri, uyu nguyu Ana uhakira izina ryawe, umuryango wa Azeri, ngo yarageze mu zabukuru. Hari ukuntu umuntu agera mu myaka ikuze akaba yacika intege mu by'Imana, ariko ubundi siko byakagombye kugenda. Ugeze mu zabukuru asabwa iki? Hari umuntu ashobora kubura uwo bashakanye, akaba umupfakazi, umugabo we agapfa, umugore we agapfa, akaba yakwiheba, akaba yakumva ko Imana imwanze, akaba yatekereza ko Imana yamutereranye. Ariko ijambo ry'Imana ryaduhishuriye ibanga, ngo Ana uwo nguwo ntiyavaga mu ngoro. Abageze mu zabukuru haba hari n'abari muri pansiyo, abapfakazi. Nta handi dukwiye gushaka ubuhungiro, nta handi bahamagarirwa gushaka ubuhungiro. Ituze, amahoro, umunezero ni mu ngoro. Hari uwagira ati ubwo nageze muri pansiyo ntakijya mu kazi, nzajya nigira mu kabari nsangire n'abandi, nzajya njya kuguraguriza abana banjye. Kuraguriza mumenya atari ngombwa kubivuga mu gihe cya Noheli. Nzajya njya muri biriya. Oya, umuhamagaro ni uwo kuba mu ngoro. Si ukuvuga kuza ngo uhabe amasaha 24 kuri 24, ariko muri gahunda zawe igihe ukibasha kubishobora. Nimba hari n'umwana cyangwa umwuzukuru wangeza ku Kiliziya, ariko niyo ntaba nkibishoboye, naba ntabishobora, iyo ntabishoboye nshobora no kwemera ingoro y'Imana ikaba muri cya cyumba ndyamamo, yenda bingora gusohokamo, nkagirana umwanya wihariye na Nyagasani mu isengesho. Cyazana rero ngo bafite ababana n'abantu bageze mu zabukuru bajye babafasha kuba mu ngoro. Igihe bashobora kugera ku Kiliziya cyangwa kuhabageza babikore, ariko n'igihe batahagera, nusanga yishyiriye ishusho mu cyumba ngo asabane na Nyagasani, asabane na Bikira Mariya, ntumubangamire, kuko akeneye kuba mu ngoro, akeneye kubana n'Imana, akeneye gusabira isi.
akeneye gukorera Imana ku buryo bwe. Jya ntangara cyane muri iki gihe iyo dusura abasaza n'abakecuru, ugasanga muri twa dufaranga abuzukuru bamuhaye, abana bamuhaye, yabitse nk'ibiceri nka 3. Ati mwana wa, ati iri ni ituro ry'umwaka, Nyagasani ntangaye nanjye mba nasabye ariko namusaguriyeho. Kristo Yezu akuzwe. Ayo ni amagambo akomeye yerekana umuntu ufite ukwemera. Bikatwibutsa Yezu Kristo ukuntu atangarira ngo wa mupfakazi nawe wari utuye uduceri 2. Abantu rero bajye batwigisha kuba mu ngoro, batwigishe gukorera Imana. Ariko kandi cya gatatu Ana yakoze ngo arasingiza Imana kubera Yezu, arasingiza Imana kubera ibitangaza by'Imana mu buzima bwe. Hejuru y'ibyo abageze muri imyaka ngo aranahanura kandi agasobanurira abandi abari aho ngaho ibyerekeye Nyagasani. Niba ngeze mu zabukuru, umuhamagaro mfite ni uwo gusobanurira abakiri bato ibyerekeye Nyagasani. Ni byiza kuvuga ko kera twakoraga, ni byiza kuvuga kera uko ibintu byabaga bimeze, ntacyo bitwaye nimba biganisha ku Mana bigatuma dukunda. Ariko dukeneye ko mwebwe bakuru mutwigisha ibyerekeye Nyagasani. Abana bakeneye kwigishwa ibyerekeye Nyagasani, ntabwo bakeneye kubwirwa amacakubiri, ntabwo bakeneye kubwirwa abo mwangana kugira ngo nabo bazakomeze babange, abo mwaroganye cyangwa se abakuroze. Uritondere kwa runaka, uragire gute? Hari ibyo badakeneye kwinjizwamo. Birashoboka ko wabibayemo, birashoboka ko byagukomerekeje, ariko rero si impamvu yo gukomeretsa n'abana bawe. Muri iki gihe ababyeyi abakuru bafite urwo rugamba, bafite uwo murimo wo gutoza abato ibyerekeye Nyagasani. Ibibi, vangura, amacakubiri, ishyari, zangano ntabwo ari ibisirimu, ntabwo ari ibikirisitu. Hanyuma rero ngana ku musozo, ubwo yenda nakugombye kuba nanakivuzeho mbere, ababyeyi rero tugatura abana bacu Nyagasani nk'uko Yezu Kristo nawe yatuwe Nyagasani bikozwe na Yosefu na Mariya. Twumvise rero ko buri cyiciro cy'ubuzima turimo Yezu Kristo hari ubutumwa bwihariye aduha, hari ingabire yihariye aduha ijyanye n'iyi minsi ya Noheli, ijyanye nanjye kuvuga ngo ni na kado y'umwaka mushya turimo twinjiramo. Ni na kado, ni impamba itwinjiza muri 2025. Buri wese arebe mu cyiciro cye icyo Nyagasani yamubwiye, icyo amwifuzaho, ariko n'ubutumwa mpabwa ku bindi byiciro. Niki nsabwa gufasha bariya? Dusabirane kugira ngo ineza y'Imana iganze mu buzima bwacu, ijambo ry'Imana ribe nk'itara rimurikira ubuzima bwacu, kandi amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose asendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yezu.